Izi ntago arizo kategori dutanga, ahubwo izi ni zimwe muri kategori dutanga muri United Driving School. Iyi ni United Driving School. Nakubwiye ngo izi ntago arizo kategori dutanga, ahubwo izi ni zimwe muri kategori dutanga muri United Driving School. Dutanga kategori zose kuva kuri A y'akamoto kugera kuri F y'imashini. Buri kategori y'ikinyabiziga cyose kigendera ku butaka wifuza, United Driving School irabigufashamo, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Uyu munsi ntabwo nje kukuganiriza ku bitendo n'amateka ya United, ngira ngo urabyibonera byonyine niba uri kubona ibi bisimba bibiri, niba uri kubona iyi bisi ya Haiga, ukaba uri kubona ni ikamyo ya MAN, ikamyo iba yivurunguta gutya mu kibuga kabisa, uba ugomba gutinyamo nawe ugahita umenya ibitendo n'amateka ya company muri rusange. Iyi ni company imwe rukumbi mu Rwanda rero ishobora kugufasha kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga ndetse no kumenya amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye. Ngiye kuri Mike ndi umusongozi nk'ibisanzwe, the one known in the world. Mbaje kukugeza handi makuru ya nyayo niba wifuza kuba umusare. Uyu munsi ntabwo nje kukuganiriza ibintu byinshi cyane, ariko nje kukuganiriza ku modoka zikoresha imyuka. Uyu munsi ngiye kukuganiriza kuri iyi kamyo ureba imbere yacu. Urabona hari abantu bajya babona wenda nk'aya makamyo agenda, akabona nk'uyu mutwe. Murabona ko uyu mutwe na cya gikontineri ubu twabitandukanyije, noneho urabona ko hano uyu mutwe uri kugenda wonyine. Hano ngiye no kukwereka ukuntu noneho uyu mutwe tuwucomeka kuri iyi kontineri. Hari abantu baba batabizi. Urifuza kuba umushoferi, urifuza gutunga kategori E, ntuzi ngo imyuka ni iki, ntuzi ngo ese bigenda gute kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma ikamyo kurengeje umuhanda, cyangwa se Uwiteka kurinze bikaguhindurira ubuzima, ibintu bikagenda neza cyane. Nabyo mujye mubiteganya, bitume mutirara nimufata urugendo mugiye mu kazi, mugende musenze, mugende mwiyambaje Imana, ibintu bibagendekere neza mu muhanda. Bagira inama ngo umusongoza bafite lenge, izo si lenge bagira ngo tubiganireho bitazabatungura. Urabona ko iyi kontineri ibiparitse ihagaze ku maguru yayo, amaguru yayo kano kamoto kayakingirije, nayo ndaza kuyabereka. Hano rero urabona ko umupapa wabigize umwuga, ntari buvuga amazina kubw'umutekano we, ubwo abamuzi muramuzi, muze kumwimenyera, ariko gihe ntamuvuze. Hano yari arimo aracomeka aya matiyo y'imyuka. Hano yari ari gucomeka aya matiyo y'imyuka. Ndagira ngo irishusho murirebe neza mwitonze, ndagira ngo mbereke kuri iki kintu kijyanye n'imyuka. Aka kantu ndagira ngo mukiteho cyane. Iyi mipira turi gucomeka hano, iyi mipira niyo ihuza uyu mutwe, communication nini cyane y'uyu mutwe w'imbere ndetse n'iki gikontineri cy'inyuma. Uyu mutwe mureba turi gucomekaho iyi migozi mureba turi gucomeka kuri uyu mutwe. Iyi migozi niyo ikominikanisha ku bintu bijyanye n'amaferi, amavitensi, amaferiyame, kuko urumva kiriya gice cy'imbere kiba gifite amapine yacyo n'igice cy'inyuma gifite amapine yacyo, none igice cy'inyuma kiba kinaremereye cyane. Ariko hano nawe ushobora kwibaza ikibazo kimwe nk'icyo nibazaga nanjye mbere yuko mbimenya. Najyaga nibaza ese bigenda bite kugira ngo umushoferi afate feri ku buryo kiriya gice cy'imbere gihagarara n'icy'inyuma kigahagarara, bigahagarara neza hatabayeho kuba byagongana. Uyu munsi nanone kandi rero ndagira ngo mbinjize muri iyi bisi ngira ngo ariko buriya mwabanje kuyireba neza mbere nayo nayiberetse, ariko reka twongere tuyinjiranemo. Simba nshaka kubasiga mbemera fawo, reka ino bisi twongere tuyinjiranemo mu buryo bwiza cyane. Reka tuyinjiranemo. Urabona ko ari bisi ya United Driving School, nta gihuha kirimo, byanditseho biba bigaragara. Ikirahure ni fime, ngira ngo muri kubibona. Urubaho urwo niba ari ribuyo niba ari ibiki sinzi, nanjye mba ninjiyemo gutya nikandagira ngiye kubereka ikinyabiziga United iba yabazaniye abantu mukeneye kategori ya D1. Abantu mwese mukeneye gutwara biriya bisi mujya mubona byo mu mujyi, bari abantu bahembwa amafaranga menshi. Zira company zitanga ibiceri ku rwego ruri hejuru cyane. Niba ukeneye nawe kuba waba umushoferi w'iriya modoka, rero dore imodoka izagufasha kubona kategori yayo ngiyi hano. Niba ufite kategori D, fata kode mu karere ka Bugesera utugereho, tugufashe kubona iyi kategori, nawe ugenda ukorera amafaranga. Mbere yuko nkubwira byinshi cyane kuri iyi bisi, ndashaka kubwira ukuntu ino bisi yinjiza amafaranga menshi ku bantu bakoresha kategori ya D1. Niba ufite kategori B, niba ufite kategori D, reka kwicara kugeza ugeze kuri iyi kategori ya D1. Numara kubona D1 nzakubwira ibindi byiza byinshi cyane byo kuba ufite iyi kategori ya D1. Nkubwire n'indi miryango myinshi ishobora gufunguka mu gihe waba ufite iyi kategori ya D1. Iyi modoka rero mo imbere ugezemo ni imodoka usanga ifite ibikoresho byinshi cyane imbere muri yo, iteye nk'indege. Izi ni indege zo ku butaka, ubundi bazita indege zo ku butaka izi ngizi. Urumva rero kugira ngo iyi modoka ubashe kuyitwara bisaba ko uzi neza loviye ya vitensi yayo. Hari abantu bagiye banambaza ikibazo cyo kuri loviye ya vitensi y'amabisi, bambwira ese ko hari igihe loviye ya vitensi
iba hari vitesse ya mbere, hari rivanse. Ibyo byose ndaje mbigusobanurire muri iyi video. Reka nongere nkwibutse gukora subscribe, kandi niba ukeneye kumenya amakuru menshi ku modoka zigiye zitandukanye, nawe niba ukeneye kugura imodoka, niba ukeneye kuyigurisha, uyu muyoboro wabigufashamo. Kandi nkwibutse ko abantu mwese mwakoze subscribe ku rubuga rw'Umusongozi, tugiye kwifatanya tukishyira hamwe tukubaka umuryango w'abashoferi bahamye kandi bakomeye cyane. Bano bajeni bose mubona hano hanze ni abadereva, aba bafite amakategori menshi, n'abarimu bina. Ariko se uyu mutipe w'akajezi ari mu Kigali, nk'iki kigo cyari kiri mu biki mwe mwandeberaga ya urabona ko ni imodoka. Iyo urimo indani mu modoka, abantu bari hanze ntabwo bashobora kumenya ibintu biri kubera imbere mu modoka. Ifite ikirahure cya fime, ishobora gutwara abantu benshi muri rusange. Izi ni za modoka rero zambuka imipaka. Ahantu harambitse kano kantu k'umukara, iki kintu mureba giteretsemo hano hagati y'intebe nciyeho, iriya ni firigo. Iriya firigo ushobora gushyiramo nk'amakesi nk'angahe y'udupeti, ugafata urugendo unitamo. Apana shoferi, ariko abantu bari mu rugendo. Iriya firigo mushobora gukonjeshamo utuntu nk'ibisi, mukayifata mukayikoreramo trip muri abantu benshi mukigendera. Ni imodoka nziza cyane rero, urabona ko irimo n'amarido imbere. Uretse ko ifite ibirahure bya fime, ifite n'amarido imbere. Ni imodoka abanyeshuri bigiramo bakiga bameze neza cyane kabisa. Mutugane mu karere ka Bugesera, mu mujyi wa Nyamata, tubafashe. Dore bimwe nababwiraga kuri Rovia Vitesse rero, dore ngiyi Rovia twayigezeho. Urabona ahantu hari inyuguti y'umutuku, iyi nyuguti y'umutuku ya Allah Rwanda. Iyi nyuguti umuntu uzajya uvuga ariko kuri iyi arajya yongeraho Rwanda, mwana biba birenze kabisa. Iyi bayita ara y'u Rwanda, ni nayo mpamvu yisanga kuri plaque zose zo mu Rwanda. Iyi nyuguti rero urabona gutya Rovia Vitesse ishushanyije, twebwe tumenyereye ko hari ahantu hari iriya nyuguti y'umutuku, tumenyereye ko haba hari vitesse ya mbere ku modoka zisanzwe, cyangwa se kuri aya mamodoka matoya twebwe twigiraho. Tumenyereye ko ahantu mubona hari inyuguti y'umutuku, hari rivanse, hari vitesse ya mbere. Ni ukuvuga ngo kuri izi modoka zo rero, iyo wangaje vitesse ya mbere, cyangwa se iyo ushyizemo nka kuri ushyiramo vitesse ya mbere ku modoka ntoya zisanzwe, hano uba ushyizemo rivanse. Ngira ngo muri kubibona, ahubwo washyiramo vitesse ya kabiri. Vitesse ya kabiri nibwo ubishyizemo vitesse ya mbere yo guhaguruka. Ni imodoka igizwe n'udukoresho twinshi cyane tugiye dutandukanye. Ngira ngo urabona amaferiame, ikaba ari imodoka ya Haiga. Ikindi ni imodoka usangamo inshinge nyinshi. Izi nshinge rero kugira ngo uwo umenye gutwara imodoka ikoresha feri ya moteri cyangwa se imyuka, nkuko nabikubwiraga mu kanya, bisaba ko uzi gukoresha izi nshinge ubona muri taburo y'iyi modoka. Hari urushinge rwa turu ya moteri, hakabaho urushinge rupima k'imyuka yuzuye wemerewe kuba wahaguruka. Buriya nk'abantu benshi mubona bakora impanuka za hoho, bakora impanuka bitewe no kuba batabashije kumanajinga imyuka neza, cyangwa se ugasanga yakoresheje feri yo mu kirenge umwanya munini cyane, ugasanga kuri feri ya moteri ntabwo yigeze akandagiraho. Ni imodoka rero usangamo ibikoresho byinshi, kandi byose uba ugomba gusobanukirwa. Aka kantu k'umukara mureba ni feriame, aka ni feriame handbrake feriam. Ngira ngo feriam murayizi. Aka kantu k'umutuku mureba nako kariho uturongo tw'udufresh tubiri tw'umweru. Aka kantu mureba nagafungura umuryango. Ngira ngo mujye mubibona nk'iyo musohoka mu kiryabarezi, umushoferi abakingurira adasohotsemo. Mujye mubona ko ibiryabarezi bitagira bariya ba convoyeur bo ku miryango bagenda babakingurira. No kuvuga ngo rero kari akabuto k'umutuku mweretse nikakoresha mu gihe agukingurira usohoka cyangwa se winjira. Ikindi ibijyanye na Rovia Vitesse, gutyo ubona vitesse nyine zishushanyije kuri Rovia Vitesse, gutyo ubona vitesse zishushanyije, ni nako nawe uba ugomba kuzangaja nyine nk'ibisanzwe. Hari ubona hari iriya ala y'umutuku, niho hari rivanse, ukangaja rivanse ugasubira inyuma ukigendera muri rusange. Harimo na microphone, urabona ko harimo na micro, harimo na mic iri gufasha gukominikana n'abagenzi mu gihe muri mu rugendo. Kikaba ari ikinyabiziga cyiza cyane cya United Driving School. Urabona ko ari nshya mu ishashi n'amajanta aracyari yose. Iyi modoka nta bundi butaka yagenze uretse ubutaka bwo muri Bugesera gusa kabisa. Barayizanye bayitereka mu Bugesera. Umunyeshuri wa mbere wayicayemo ubu ngubu bashobora kuba amaze kuzuza nk'inzu y'igitwe rwose hano muri izi nkengero za Kigali. Ibintu bimeze neza cyane. Abajeni bafite zino kategori baba bakorera amafaranga menshi. That joke baba bakorera amamiri, nawe ugomba kuza ugashaka ino kategori rero. Ejo niba uri umujeni ukaba utakibashije kwirukanka no gukaraga utuntu twinshi cyane wajya gukora, wondura umubyinnyi nk'abasabe n'abandi, ukabona kubyina bitagishobotse, ukaba wajya mu muhanda ukitwarira iyi kategori. Iyi ni imodoka ibihagaze amafaranga menshi. Kino kinyoteri kimwe mureba gishobora kwishyurira umwana amashuri. Iki kinyoteri ureba nk'ubu ngubu, nk'iki kinyoteri nk'umubyeyi agifasha akakigurisha. Ikinyoteri cya Haiga gishyashya akagifata ukakimwihera, ukamubwira ati
twara cyangwa ukamuha ririya tara ryose ryo mu nguni ukarimo ukamubwira ati ryijyanire, ririya tara yarigurisha akavamo school fees izafasha umwana kugeza agarutse kabisa avuye ku ishuri, harimo na argent de poche, ibintu byose bimeze neza cyane. Nongere mbibutse ko kandi ubu bafitiye urubuga rwitwa Rahura Ubwenge, abantu mwese mukeneye kumenya ukuntu mudasobwa zikora, abantu mwese mukeneye kumenya ukuntu ibintu byinshi cyane bitandukanye bikora online, abantu mukeneye kubona uburyo bwo gukoresha YouTube n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Abantu bagiye bambwira se YouTube yemba gute, ni gute umuntu yakoresha YouTube. Abantu mwese mukeneye kugira ubumenyi bugiye butandukanye, rero mukore subscribe ku rubuga rwitwa Rahura Ubwenge, ubundi ibintu bikomeze kubagendekera neza cyane. Ngira ngo urabona ko umuryango w'imodoka ushobora kufunguka nawe ufungura utawukozeho kuri ki yawe ugakandaho gake cyane kabisa, ubundi ibintu bigakomeza kuryoha gatanu ku kandi. Akantu karenze rero uca kubereka hano kuba ari Haiga byo simbigaruka, wongera ngo muri kubibona ko ari Haiga. Iyi bisi kabiri mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Nongere mbibibutse abantu mukeneye gufata code muze mu karere ka Bugesera tubafashe, ubundi ibintu bigende neza. Mufate code zo mu karere ka Bugesera, niho hantu ushobora gusanga imodoka nziza. Ngira ngo murabibona ko hari imodoka nshyashya, abarimu beza, amasomo atagoye nk'amasirikirasiyo yaho ni sirikirasiyo ziba ari nziza cyane ku muntu ukeneye kubona kategori akoze rimwe ryonyine, ubundi ibintu bigahita bimworohera. Nongere mbibutse ko United Driving School kandi udusanga mu Rwanda hose by'umwihariko mu karere ka Bugesera, bikaba ari akarusho kuko ari naho usanga umusongozi. Ese iyo bavuze umusongozi wowe wumva iki? Uretse kuba ari umwihariko mu gutanga serivisi inoze, ariko umusongozi ni umuntu udasanzwe mu kazi. Umusongozi wo mufata ute? Umwumva nk'iki? Iyo bavuze umusongozi wowe wumva iki? Dusubize uko byumva. Next time nzaza buri muntu ndebe igisubizo yatanze, ndebe ukuntu bimeze, ubundi dukomeze kubana neza cyane. Witwa komeze kubarinda no kubaremera amashimwe, mbabwire ko mpemera cyane. Ni umusongozi original MC Rock the one only, ikinyobwa kimara inyota pome imbuto bucura bwa Nyagasani, umwuzukuru mukuru wa Abrahamu, kimwe byiza nyaburanga u Rwanda rufite. B83 Bandman bedroom E4B, kagenda amayaga n'amaguru vurwumva rukavuga umunguriye ku mukinga dafashe byondo byuhoraho. The make teeth and the brush ngiseke ciroze bikanga wa time na babandi batwanga tuzabashyiraho indabo. Ladies waleless.